Mwiriwe. Mwana muri kugira ute ko buri gihe mbona mwafashe inguni umunsi mwe bagiye yuko ari amateraniro. Ese wowe ushinzwe kureba bafashe inguni? Nshinzwe kureba bafashe inguni ariko ndagira ngo mbabwire yuko ibi murimo nta kintu byabagezaho kwirirwa mugize mukururanye kandi umunsi ni ku materaniro twagakwiye kugenda tukumva ijambo ry'Imana none dore mwebwe ahantu muba mwibereye ibyo ngibyo ari cyo bibungura. Ijambo ry'Imana aho bagera baryumvira se naho bataryumvira. Aha oya hari ubundi ijambo ry'Imana nta hantu utaryumvira ariko hari ahantu ujya gusenga kuri aho tujya guterana hari ibintu byinshi ugenda uhungukira hari nk'ibyo utashobora kwisobanurira ariko hari ababigusobanurira kandi ugasobanukirwa. Bibiliya ndayifite njya nanayisoma ariko buriya none se nimba ujya uyisoma wasomye yuko ari ukwirirwa mufashe inguni ntabwo guterana kwera kubaho ngaho nimubwire. Reka mbanze nkwibarize. Nta kibazo ushobora kuba mpagaze hano ariko wowe wajya mu rusengero ukaba ugiye kureba abambaye neza ukaba ugiye kureba abatura ukaba ugiye kureba abagira ute ijambo ry'Imana ntunaryo. Ibyo ngibyo reka nkubwire neza nshuti yanjye reka nkubwire ibyo ngibyo ntuzabigendereho. Ibyo byo kuvuga ngo umuntu agiye mu rusengero ngo agiye kwirirwa areba abantu iyo uri mu rusengero rw'Imana byanze bikunze ntabwo ubura ikintu utahana kandi cyagufasha mu buzima bwawe. Ibyo bikora aho ngaho numvise ngo no muri byawe utaba umusoma ngo nimba ari za Bibiliya ntumbaze ngo haranditse ngo nuko Imana ngireba umugabo ngo imuremere umufasha mwiza n'uyu yamitiyemo. None se Imana niba kuremeye umufasha mwiza yamukuremeye ngo mujye mwirirwa mufunze inguni kubera ko dukundana nshaka kuba turi kumwe nawe mugomba no kujya gushima Imana yuko yanamuguhaye. None se usanga benshi batabafite kandi bifuza kubagira bose nuko badasenga ahubwo nawe nk'uko wamubonye wamusabye Imana ahubwo wajya no gusenga ugashima Imana yuko yagukoreye ibitaha. Ufite impano pe aho gushobora kuba wayobye. None se ko n'ubu ufite impano yo kubwiriza wagiye mu rusengero ukababwiriza bagafashwa. None se mwebwe namwe ariko twajyana mukajya kumva ijambo ry'Imana. Imana yari yaduhaye impano. Yari abahaye impano. Yabahaye impano yo kwirirwa mufunze inguni se. Tujye tuvugisha inguni nese urana dufunze inguni. Denise reka mbabwire uyu munsi ni uguterana kwera sibyo mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo reka nkubwire reka ngusomere kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatuma umwana wayo w'ikinege none kuki wowe utamukunda kandi yakwitangiye ibyaha byawe byose yarifiriye nanjye nzapfurwanye oya none se reka nkubwire iri ni ijambo ry'Imana reka mbabwire Imana ibyo by'Imana cyawe bijyana higiriya bijyana Imana yohereje umwuka wera reka mbabwire oya nta n'ijambo ry'Imana oya ijambo ry'Imana ryanjye reka mbabwire mureke mbabwire kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yego we yarakukunze twarakunze bateshambura cyangwa wasaze ibyo rero muvuga ubundi mu misi imeruka kuko ngo bizaba ngo umuntu bazajya bamuziza kuvuga ukuri none muri murashaka no kunziza kuvuga ukuri kandi ukuri kw'Imana ahantu hose ibintu byo kuvuga ngo ngo murafunga inguni hari amateraniro yera aho mwagiye ngo mugende mwicare mwigijambo ry'Imana kugenzura abantu bakoze ibyaha wowe uri mu kiye cyiciro ubwo ngo yewe ndi mu cyiciro cyo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza turavuga wese agiye kugaruka wowe ukavuga ibinyoma we nakuri kwa ahubwo ukuri ubwo muri kugupfobya baba bafite amashyari y'abantu ukuri si muri kugupfobya oya ngiye ibyo ngibyo ntago mbigenderamo gendanye nigisha ijambo ry'Imana ntabwo ukeneye kujya muri bya bigo bifasha abantu ntago ndi umusazi ariko iyo utari umusazi uba watanze amahoro nubwo naba umusazi mu by'Imana ntabwo naba umusazi mu bintu bya hano kuri iyi si reka ahubwo nabagira inama rwose pe mukaza tukajyana mu materaniro bwoko ki amateraniro arafasha barabwiriza oya amateraniro yo kubwiriza ijambo ry'Imana tukanyurwa tukarya ibyo kurya byera ako ndabona wabere ibyo kurya byera none se ugiye kurya cyangwa ugiye kumva ijambo ry'Imana umva gufata ifunguro ryera riturutse umwuka wo mwijuru ako ndabona uri umuvuga ubutumwa iyo yakumanukiye kibabaje nuko wataye umwanya wose ubwo se uri murarwana ni ntabwo nataye umwanya w'ubusa ahubwo pe ndabifuriza ko mwaza tukajyana hari mu materaniro
Mbese wajya ugaterana wenyine ko numva mwaje se tukajyana namwe mukajya kumva ijambo ry'Imana ibi murimo mukabivuga cyangwa nawe muri kibazo rero komeza urugendo rwawe natwe twisengere hano ngende kandi Imana yatumye abigishwa bayo irababwira ati nimugende muvuga ubutumwa ahantu hose ku isi none namwe mwaza tukagenda tukajya kwamamaza inkuru nziza ko Yesu agiye kugaruka awagatimbura aka kantu ko mbona akantu nuko gatimbura ariko reka mbabwire na Yesu yararenganye Yesu si yavugaga ukuri ariko baramurenganije ibyo nagaruga mbere wagukuramo amenyo nk'abiri kugira ngo ubone ko ibintu biri seye amenyo nk'abiri wahereye utesha abantu umutwe uravuga urabona uri mubwira ibiradiyo bitumva Yesu ibyo bamukoreye ntago mubizi Yesu nabene waje cyane ibyo bintu bya Yesu nase ntago yakizaga abantu bagakira ntago yigishaga abantu bagafashwa nawe uri Yesu ariko se ntago bamujijije ukuri nawe uri Yesu njye ntago ndi Yesu ariko ndi umubwiriza butumwa nanjye nkora umurimo yadusigiye umurimo kandi tugomba kuwukora ntago yawusigiye ngo ibiti bizaba ari byo biwukora ariko turabizi yuko Yesu yavuze mureke abana bato bansange none mwaza tukamusanga kuri Yesu turabana bato ahubwo nimuze tumusanga kandi umaze kubyivugira ngo nimureke abana bato bansanga ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo none muri kwazira iki ntago dusanga wowe abantu musigaye mwanga amahoro kandi ubu ngubu ntabwo wahabana amahoro igihe wahereye ko gutesha abantu umutwe amahoro atangwa na Yesu niwe utanga amahoro naho ibindi byose muba murimo muvuga ngo amahoro se hari umuntu utanga amahoro ariko ndumva we nta kuri wavuze ukuri nta kuri wegeze uvuga njye navuze ukuri kose nta kuri wegeze uvuga urega na Yesu yavuze ukuri kose bishoboka Yesu yakoze ibitangaza bishoboka ariko abantu ntago bigeze bamwemera ahubwo tiramubwire we nta kuri wavuze ahubwo wagize ishyari ry'iki wagize ishyari ry'uko mufunze inguni ndabona ari n'agakecuru sinzi ishyari ry'uko mufunze inguni nyogoko oya nta nubwo ndi umukecuru ngende kugenda mvuga ubutumwa bwiza none se ubwo iryo si ishyari ry'iki se we byuko mwafunze inguni agakecuru urabona abantu bimereye neza ngo ijambo ry'Imana noneho rero mumeze neza ariko mwumvise ijambo ry'Imana noneho mwanezerwa neza urabona turi kurira ubu rero ibyisi ubu ngubu mushobora no gutandukana kubera ibyiza ariko mwamenye Imana ubundi ntago turi burarane ntiturabana reka nkubwire bishoboka yuko yaba arimo anagukundira amafaranga ariko buriya ugiye gusenga ukajya mu rusengero rw'Imana mukumva ijambo ry'Imana byarushaho kuba byiza yego umuvugabutumwa hajya uri muri za ntumwa za Yesu ndi intumwa ya Yesu yadusigiye umurimo kandi tugomba kuwukora ahubwo nawe mwaza tukajyana ntabwo ndi Petero uri Simoni oya ntabwo ndi uri Yuda oya ndabona wagira ngo uri umurwayi ndi intumwa ya Yesu ibwiriza ubutumwa ahubwo namwe ahubwo tega mubwire mukanya urajya gutoragura amashashi sishaka kuwukora njye uri Mariya nshaka ko muza tugafatanya tukavuga ubutumwa bwiza ahantu hose se wagiye gutumwanya kandi tebera ukuntu ubusa wana ntiwicara ngo ukorere amafaranga witeze imbere uririrwa wirukana n'ibitabo aho gushaka iby'isi bishira mwareka tugashaka ubwami bw'ijuru buhoraho iteka ryose ako se ubwo bwami bw'ijuru muvuga bubahe aho Yesu yagiye kudutegurira yadusigiye isezerano aratubwira ngo ntago mbasize mwenyine basigiye umwuka wera kandi azagaruka tujyana aho yagiye kudutegurira umwuka wera ntago yadusize we twenyine yabateguriye umwuka wera yadusigiye umwuka wera ahubwo yagiye kudutegurira aho tuzaba twese umwizera wese genda umubwire ko twakunaniye oya ibyo ngibyo ndabinginze ntago nananirwa kuvuga ijambo ry'Imana ntago bishoboka ako siyo Mana yabaye ikiragi nk'igishobora kwivugira se oya Yesu agendana n'abantu bose bagenda bavuga ijambo kandi buriya nawe utarubizi ariko ubundi uzi ko namwe buriya mugendana nawe yego nyine niyo mpamvu ushobora kuduha amahoro mbabwira ati muze tugende tumuramye tumwamamaze ahantu hose
maze ubwo azabagarutse nimwandika amatangazo niyo niyo mpamvu twakubwiye ariko umuntu ababwira kujya mu rusengero ntabwo ariko gusenga uretse twumva undi murwayi mukwiriye mugenzi kuza we twumva tugagana Imana kuko ibyo murimo ntabwo bizabageza ku mumaro bakwiye iby'isi birashira tugasanga uyu Yesu musore ashobora kuba akugaragejeho kukwangiza akagutera ibintu bibi indwara se akagutera sida akagutera indara ariko buriya mugiye gusenga mukumva ijambo ry'Imana ubyumve neza Uwiteka aravuga ngo wambonyemo umuboko uburyo ngiye kumutera iby'isi malariya bizashirana n'isi araturuhura umusange wa mukobwa twe ntabwo tunaniwe rero imitwaro yose twikoreye yarayikoreye kubera twebwe reka mbabwire batura akaririmbo keza kiture wowe gakeneye mbereyeho guhamya urukundo rwa Yesu umukiza wanyitangiye nk'abandi wobyiteka Uwiteka ahebuje byose n'ukuri gukiranuka kwe niko kutubeshaho niwe mucyo wanjye koko umurikira inzira ncamo azahora ari byiringiro ngendana urumva ko Yesu ari we utubeshejeho kuba ushobora kuba wayobye inzira hano ntabwo ari muri studio ho kabyara we wagiye gukoresha ntabwo muri ibi ngibi bizashira kandi ari akandi kavuga ngo umubibyi Yesu aradushaka dore imirimo ireze akeneye uyisarura ariko ndumva mwanasaze ntabwo mwese uri kuyobywa n'amafaranga n'umuhungu waguha nshuti kandi buriya aramutse ashize wahita umwihakana ngaho rero ibaze ariko buriya mugiye gusenga mukajya mwumva ijambo ry'Imana ahubwo se urukundo rwakomeza uzatinya umuhungu uza kuguhagarika bene wa mungu aho kujya mu rusengero ndabona leta mugiye kuyigora pe ubu murabona leta ifite amafaranga yo kubaka ibigo by'abarwayi bo mu mutwe amateraniro araje abe mukanya muragana mukanya uraza kutavuga ngo uvuye gusenga kandi wiriwe wafunze inguni kose ndakubwiye yuko yaje gusenga ariko njyewe ahantu hose ijambo ry'Imana mba ndi kuryumva urase wavuye iwanyu ubwiye ngo iki mama wawe ntabwo waramubwiye ngo ugiye guhura n'umusore waramubwiye ko ugiye guhura n'umusore ntabwo waramubwiye ko ugiye gusenga ariko ndebera mwaje gufunga akeneye abasaruro ariko waretse gutongana n'abo bane hano murimo murasenga uyu musore uko uyobye utakwereka inzira y'ukuri umusore nyamusore yakabwiye ngo tujye kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo urugo tuzubaka ruzabe rwibukije ijambo ry'Imana n'abana bacu bazakurana umuco tuba intangarugero mu bandi ariko mugiye kubera abandi ikiyobyabwenge abandi nibabacaho nk'abana batoya murabona ari twe batindi tutazashobora kurera abana bacu iby'imitwaro tutikoreye imitwaro yacu Yesu yarayikoreye ahubwo twebwe icyo twamwitura ni ukumukorera tukamukorera kuko natwe yaradukunze urukundo ruhebuje cyane yarabakunze yaradukunze ikiremwa muntu cyose yaragikunze bose yaradukunze ntabwo yagize ivangura ngo uyu ndamukunda ngo ntabwo bene data mukunda Imana ntabwo ndi bene data wanyu ibi ngibi murimo bizashira uyu mukobwa urimo uramwoshya nawe arimo arakosha ariko se ibaze ku munsi Yesu azaba agarutse ubu nubwo mubona mumeze utyo ntabwo muzi yuko rero tegamba mbwire kubera mwatubonye ariko baza mujyanye mu ijuru muri kumwe ariko muzi neza yuko Yesu arimo ya mbere yarimbuwe nuko abana b'Imana banze kumvira Imana none namwe mwanze kumvira amategeko mwagarutse mwabaye twigendere ubwo abarwayi basaze gusa urabona nka bari ukuntu baba batujyana mu byaha bataye umutwe nanjye ndumva bantesheje umutwe cyane bari kutujyana mu byaha rwose baranabyiza bazi twebwe twizi Imana barananiyo bazi batumye bareke ibyabo nta wabivuga